Ubuzima bwiza butangira mu byemezo dufata uyu munsi. Ese iyo bavuze ubuzima wumva iki? Murakoze cyane. Reka turebere hamwe ibyo abahanga bavuga ku buzima, ndetse dukomeze turebera hamwe uburyo buboneye bwo kuboneza urubyaro. Muhawe ikaze. Turabibutsa ko ubuzima ari wo mutungo wa mbere umuntu agira. Ni ukuvuga iyo uburinze neza, uburinze inzozi zawe z'ahazaza, ukarinda umuryango wawe ndetse n'ejo hazaza hawe. Hari ibyemezo dufata uyu munsi rero bigena ejo hacu hazaza. Birakwiye rero ko dutega amatwi ikiganiro. Iyo tubonye amahirwe yo ko twigishwa ku bijyanye n'ubuzima, bidufasha kubaho neza ndetse tukarinda ejo hazaza hacu heza. Ikintu cya mbere rero, burya kwita ku buzima si ukujya kwa muganga gusa, oya, ahubwo ni ugufata ibyemezo byiza mbere y'uko ibibazo bibaho. Icya kabiri, umuntu ufite ubuzima bwiza burya aba afite amahirwe menshi yo kugera ku nzozi ze. Ahangaha niyo mpamvu kurinda ubuzima burya ari inshingano ya buri wese. Ikindi tugomba kumenya cy'ingenzi ni uko burya ubuzima ari impano idasimburwa. Ni ukuvuga uko ubwitaho uyu munsi niko urushaho gushora imari y'ejo hazaza. Rero ibyemezo dufashe uyu munsi bigira ingaruka ku buzima bwacu bw'ejo hazaza. Niyo mpamvu rero tugomba kugira ubuzima bwiza, tukabwitaho, tugakurikiza inama za muganga, ndetse tukagira n'uruhare mu gufata ibyemezo bidashyira ubuzima bwacu mu kaga. Muhawe ikaze. Reka tugaruke rero ku ngingo twabateguriye uyu munsi yo kuboneza urubyaro. Rero abantu benshi batekereza ko kuboneza urubyaro ari ukwirinda gusama gusa, oya. Nk'uko twamaze kubisobanukirwa rero mu biganiro byacu tunyuza hano kuri TheHealth@Olivier, kuboneza urubyaro si ukureka kubyara gusa, oya, ahubwo kuboneza urubyaro ni ukurinda ubuzima bw'umubyeyi muri rusange, ndetse tukarinda n'ubuzima bw'abana azabyara, tukaba turinze ubuzima bw'umuryango ndetse n'ubw'igihugu muri rusange. Reka tugaruke rero ku ngingo twahisemo uyu munsi. Uburyo twahisemo uyu munsi bwo kuboneza urubyaro tubusobanure, buri wese agireho amakuru y'ingenzi. Rero tugiye kuganira ku buryo bwo kuboneza urubyaro twahisemo uyu munsi. Ni uburyo bwo kuboneza urubyaro dukoresheje ibinini cyangwa se pills. Tugiye kwiga uko ibi binini bikoreshwa, turebe ni bande bemerewe gukoresha ibi binini, ni bande batabyemerewe, turebe ibyiza byabyo, ndetse dukure n'amakuru y'urujijo cyangwa se amakuru y'ibihuha twumvise cyangwa se twabwiwe ku bijyanye n'ibinini byo kuboneza urubyaro. Byashoboka ko wigeze wumva bavuga ko ibi binini dukoresha tuboneza urubyaro bishobora kuba bitera kanseri ku muntu wabikoresheje cyane, cyangwa se ukaba warumvise bavuga ko ukoresheje ibi binini bimutera ubugumba akaba atazongera kubyara. Reka tuganire rero, dukureho urujijo, turebere hamwe impamvu ibi binini ari byiza cyangwa se ibi binini bibuza kuboneza urubyaro ku muntu wahisemo kubikoresha ndetse bikamugirira akamaro. Kuko usanga hari abagore batinya gukoresha ibi binini, ugasanga babitinya atari uko bitabafasha kuboneza urubyaro, ahubwo ari ukubera ibyo bumvise bavuga. Bakaba barumvise bavuga ko ibi binini bishobora kuba byatera ubugumba cyangwa se bigatera kanseri, ugasanga abantu benshi barabitinya. Rero ndagira ngo tuganire, tumenye amakuru y'ukuri, tumenye amakuru yizewe, ndetse kandi niwumva bikunyuze ujye uhitamo uburyo ubukoreshe uboneza urubyaro. Mu gutangira rero, reka dusobanure, turebere hamwe ibi binini biboneza urubyaro ibyo ari byo. Rero ibi binini biboneza urubyaro cyangwa se izi pills ziri mu bwoko bubiri. Ibinini bya mbere ni ibinini bigizwe n'umusemburo umwe byitwa progestin only pills. Nk'uko mubyumva, bigizwe n'umusemburo umwe witwa progestin. Rero ibi binini bya progestin only pills akenshi usanga tubizi ku izina rya microlide. Rero ibi ni bya binini bigizwe n'umusemburo umwe wa progestin usanga abagore bamaze kubyara cyangwa se ababyeyi bamaze kubyara, ababyeyi bonsa, ari byo bategetswe gukoresha. Rero ibindi binini by'ubwoko bwa kabiri
Ibi binini by'ubwoko bwa kabiri ni ibinini bigizwe n'imisemburo ibiri, akenshi usanga ari byo twakunze kubona. Rero ibi binini byitwa oral contraceptive pills biri combined, ni ukuvuga birimo imisemburo ibiri ariyo estrogen na progestin. Rero usanga ibi ngibi ari byo tumenyeye kuko nibyo bihabwa abantu bashaka kuboneza urubyaro ariko batonsa. Biratandukanye cyane kuko ibinini bya progestin only pills cyangwa se ibi byitwa mini pills cyangwa tuzi ku izina rya microlite bigizwe n'umusemburo umwe, byo bihabwa ababyeyi cyangwa se abagore bonsa. Noneho ibi binini bya combined oral contraceptive pills cyangwa se bino tumenyereye ni bya bindi bihabwa ababyeyi cyangwa se abagore batonsa bahisemo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Tubibutsa ko ibi binini iyo wabihisemo nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro uragenda bakabikwigisha kwa muganga bakabigusobanurira, cyangwa se ushobora no kubigura muri farumasi, ariko icyiza ni uko ubisobanurirwa kuko iyo utabifashe uko bikwiye ntago ugera ku ntego wifuza yo kuboneza urubyaro. Rero niyo mpamvu mbasaba gutega amatwi. Byashoboka ko wabyigishijwe cyangwa se ukaba utarabonye n'amahirwe yo kubyigishwa ngo bisobanurirwe, cyangwa se waba warabyigishijwe ukaba warabyibagiwe. Rero ni byiza ko mwongera kwihugura ndetse mukaba mwanasangiza amakuru cyangwa se ubumenyi ku batarabonye amahirwe yo kwiga uko ibinini bikoreshwa. Tugiye kurebera hamwe rero uko ibinini bikora, turebe impamvu bibuza kuboneza urubyaro ndetse turebe n'uko bikoreshwa ku muntu wahisemo kubikoresha nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Rero ibi binini bibuza kuboneza urubyaro binyuze mu nzira eshatu zikurikira. Ikintu cya mbere ibi binini bikora nk'uko twabonye ko bigizwe n'imisemburo, ibi binini bibuza intangangore gusohoka cyangwa se bikabuza ovulation kuba. Nk'uko tubyumva rero, nk'uko twabisobanuye mu biganiro byabanje, iyo hatabayeho iyi ovulation no gusama ntabwo biba bishoboka. Bitewe n'iriya misemburo rero iri muri biriya binini bituma ya ntangangore cyangwa se bituma intangangore idasohoka cyangwa se ovulation ntibeho. Ikindi kintu ibi binini bikora ni uko bituma rwa rurenda rwo ku nkondo y'umura cyangwa se rwa rurenda twita cervical mucus ruba rwinshi, ndetse kandi ururenda uko rusohoka mu buryo bwinshi rukarushaho gukomera, bityo ya ntangangabo yinjiye igihe ukoze imibonano mpuzabitsina n'agakingirizo, iyi ntangangabo ntibone aho inyura cyangwa se ntibone aho ipfumura ngo igere imbere muri nyababyeyi. Urumva ko niba za ntangangabo zagumye inyuma y'inkondo y'umura ntizibashe kwinjira, urumva ko gusama bidashoboka. Ubundi buryo bwa gatatu ibi binini bibuzamo gusama ni uko ya misemburo iva muri ibi binini cyangwa se ya misemburo itangwa n'ibi binini igenda igahindura imbere muri nyababyeyi, ku buryo iyo habayeho fertilization cyangwa se habayeho gusama, iryagi ryasamwe cyangwa se iryagi ryabaye fertilized ridashobora gufata kuri nyababyeyi. Urumva rero muri ubwo buryo butatu ibi binini bibuzamo gusama, kandi rwose ibi binini iyo byafashwe mu buryo bwizewe cyangwa se iyo wakurikije inama muganga yakubwiye bibuza gusama ku rugero rwa 99%. Wakibaza ngo ibi binini bikoreshwa gute rero ku muntu wahisemo gukoresha ibi binini? Ahangaha niho nshaka ko dutsindagira tukabyiga cyane, kuko usanga iyo utabikoresheje neza nk'uko babikubwiye rwose urasama nta kabuza. Rero ndagira ngo mubere neza nk'uko muri kubera kuri screen, tubyigira hamwe twige buri bwoko bw'ibinini nubwo nta tandukaniro ririmo cyane nk'uko nabibabwiye, tumenye ko umuntu wahisemo kubikoresha uko yagenda abikoresha. Reka duhere kuri ibi binini byitwa combined pills cyangwa se bino bigizwe n'imisemburo ibiri bihabwa ababyeyi batonsa. Rero ibi binini bigizwe n'imisemburo ibiri, ni ukuvuga agakarito kamwe kaba karimo udupaki dutatu, ariko utwo dupaki twose tukaba dusa. Rero biba bisaba ngo nurangiza agapaki kamwe nk'uko tugiye kwiga uko bagakoresha, ufate akandi gapaki, nigashira ufate akandi gapaki. Rero ni 3 blisters cyangwa se udupaki dutatu, buri gapaki rero kagiye kariho ibinini
Buri gapaki rero nk'uko mubibona ibi binini buri gapaki kaba kariho ibinini 28, ni ukuvuga byibuze aka gakarito k'ibinini cyangwa se aka gakarito karimo amapaki 3 byibuze kaba kagenewe amezi 3. Rero ibi binini kubikoresha tugiye kubyigira hamwe kugira ngo utazongera kubyibagirwa cyangwa se unarusheho gusobanukirwa. Rero ibi binini nk'uko mubibona bigizwe n'ibinini by'amabara y'amoko abiri kandi ibi binini byose biranyobwa. Tubibutsa ko ufata ikinini kimwe buri munsi ku isaha imwe wagennye idahinduka. Bifatwa ku isaha idahinduka, nicyo kintu cya mbere tugomba kumenya cyangwa se tugomba kwitaho, kandi icyo kinini kigafatwa buri munsi. Rero ahangaha hariho agafureshi kagaragaza uko ugenda ufata ibi binini. Uhera kuri ibi binini by'umweru ukaza gusoreza ku binini by'umutuku cyangwa se ibinini biri hasi kuri aka gapaki. Rero uhera ku kinini cya mbere ukagenda ukurikiza agafureshi ukarangiza umurongo wa mbere ukamanuka, ni ukuvuga umanuka iburyo ugatangira ukagaruka ibumoso, ukongera ukagaruka ibumoso ujya iburyo paka ugeze kuri bya binini by'umutuku. Rero impamvu ibinini by'umutuku byashyizweho kuko hari igihe ukoresha ibi binini ukabona imihango cyangwa se ntubone imihango. Rero ibi binini by'umutuku akenshi umuntu akunda kugeraho ageze mu gihe cy'imihango. Rero ibi binini nabyo ubikomerezaho ukabirya. Tubibutsa ko ahangaha hari ababyeyi bajya baza bakatubaza niba ikinini gishobora gukurwamo muri aka gapaki kikajugunywa bitewe n'uko utakoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se utabonanye n'umugabo. Oya, ahangaha twavuze ko ufata ikinini kimwe buri munsi ku isaha wihaye idahinduka. Nta kinini na kimwe kigomba gukuramo ngo kijugunywe, kuko iyo ukijugunye cyangwa se ugasiba kurya ikinini uba uhinduye imikorere ya bya binini cyangwa se imikorere ya ya misemburo mu mubiri, ukabona utangiye kuvangavanga ubu buryo. Rero ibyo ngibyo bibaye ugatangira kuvangavanga ugasanga uyu munsi uragifashe ejo urakihoreye cyangwa se ugiye kuyemo urakijugunye, urumva ko uri kubikoreshwa uko bitakagombye gukoreshwa. Rero ibi binini ugomba kubirya byose ukabirangiza. Uhera ku byumweru nk'uko tubivuze umanuka ukorekeza aka gafureshi kariho nk'uko kabibasobanura cyangwa se kariho kugira ngo kakuyobore. Rero ibi binini by'umweru wabirangiza ukagera kuri ibi by'umutuku. Rero iyo urangije ipaki imwe iriho ibinini 28 ukomeza ku ipaki ikurikira. Iyo ugeze ku ipaki ikurikira naho uhera ku binini by'umweru, nabyo ubifata nka bya bindi bya mbere twabanje ugakomeza ukagera ku binini bitukura, gutyo wasoza ukajya ku gapaki ka gatatu nako akaba ariko ubigenza. Rero iyo wahisemo uburyo bwo kuboneza urubyaro akenshi baguha agapaki kamwe kagenewe amezi 3, kuko nk'uko twabonye buri gapaki kariho ibinini 28 by'ukwezi. Baguha agapaki kamwe. Rero iyo ukarangije baba baguhaye randevu ugasubirayo ku gihe bakaguha ibindi binini. Tumaze kwiga rero uko ibi binini biza kuboneza urubyaro bikoreshwa, ndavuga ibi binini by'imisemburo ibiri. Rero tugiye kurebera hamwe ibibazo abantu benshi bakunda kutubaza, kandi urasanga nawe kubyumva ari ingenzi kuko iyo utabashije kubisobanukirwa ukoresha ibi binini nabi. Ikintu cya mbere hari ababaza ngo ese uramutse wibagiwe kurya ikinini byagenda bite? Wahagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa se wakomeza ukabikoresha? Rero iyo wibagiwe gufata ikinini, tuvuge urugero wihaye kujya ugifata ku isaha ya mu gitondo saa moya cyangwa se saa 12 niba ari kubyuka, ugasanga wabyibagiwe ubyibutse nka saa 8. Rero ahangaha batubwira ko iyo wibagiwe ikinini igihe ubyibukiye hita ufata cya kinini ukinwe, kandi ntubigire akamenyero ko guhora wibagirwa ibinini, kuko nk'uko nabibasobanuriye iyo utangiye kuvanga ibi binini bifata ku masaha ahindagurika, cyangwa se ubikuramo ukabijugunya, cyangwa se igihe utabonanye n'umugabo ukagikuramo ukakijugunya, cyangwa se wanakibagirwa ukumva ntacyo wishe ukikomereza. Ntabwo bikwiye. Nk'uko nabibasobanuriye iki kinini gifatwa ku isaha idahinduka. Byaba byagucitse igihe ubyibukiye ugahita ufata icyo kinini ako kanya.
Ikindi kibazo cya kabiri ababyeyi bakunda kwibaza cyangwa se niyo batuganye bashaka kuboneza urubyaro bakunda kutubaza, bajya batubaza ngo ko hari igihe nkoresha ibi binini nkababara umutwe. Yego, ibi binini rero mu ngaruka zabyo nk'uko twabibonye ko kuboneza urubyaro ibintu dukoresha bigira ingaruka nziza ndetse bikagira na side effect cyangwa se za ngaruka ziza bitewe n'uko twakoresheje bya binini. Rero ibi ngibi kubikoresha nabyo hari igihe bitewe n'iyi misemburo ya progestin na estrogene bigera mu mubiri ugasanga umuntu atangiye kubabara umutwe. Yego, birasanzwe cyangwa se ni muri rusange ko abantu bakoresha ibi binini bakunda kubabara umutwe, ariko biba ikibazo cyane iyo umutwe ukurya ku rugero rukabije. Ugomba kugana kwa muganga bakagufasha. Rero ababyeyi benshi bakunda kuza batubaza icyo kibazo, rero ndizera ko mugisobanukiwe. Ikindi bajya bibaza, hari igihe ukoresha ibi binini ukaba wabona imihango cyangwa se ntubone imihango. Ahangaha biterwa n'iyi misemburo. Iyo yabashije guhura n'imisemburo iri mu mubiri wawe bikagenda neza, imihango iraboneka cyangwa se imihango ntinaboneke. Ibyo ngibyo nta kibazo kirimo. Nk'uko tubasobanuye rero ku bijyanye n'imihango, ibi binini nk'uko ndi kubibabwira ari ibi ngibi by'umusemburo umwe cyangwa se ibi by'imisemburo ibiri. Hari ababyeyi cyangwa se abagore bakoresha ibi binini bakabona imihango buri kwezi, abandi imihango ikagabanuka ukabona ije ari uturaso dukeya, cyangwa se abandi ikaza mu buryo budasanzwe ukabona ibi binini bibateye kuva. Ndetse hari n'ababyeyi cyangwa se abagore bakoresha ibi binini byo kuboneza urubyaro ntibabone imihango. Rero ibi ngibi nk'uko maze kubibabwira bishobora guterwa n'uko umubiri wawe wakiriye ya misemburo iri muri bya binini, cyangwa se bikaba byaterwa n'ubwoko bw'ibinini wakoresheje. nk'uko tubibonye ibi binini biri mu bwoko bubiri. Ikindi kibazo rero abantu bakunda kwibaza, hari abantu bavuga ko iyo ibinini babikoresheje bibatera iseseme, ariko n'ubundi ni ibisanzwe nk'uko turi kubibona bitewe n'iyi misemburo iri muri ibi binini. Ikindi rwose ubundi ibi binini biri mu binini ababyeyi bakunda, kuko usanga hari umubyeyi wahisemo gukoresha ibi binini ubuzima bwe bwose, ugasanga nibyo binini akoresha aboneza urubyaro, ugasanga afata ikinini kimwe ku munsi, ibyo amaze kubimenyera, ugasanga nta sereri cyangwa se umutwe bimutera, ugasanga n'imihango arayibona cyangwa ntayibone, ukabona uburyo yabuhisemo. Rero uburyo nanjye nabo bahitiramo ni uburyo bwiza bwo kuboneza urubyaro ndetse butagira kenshi ibibazo bikomeye bitera mu mubiri. Rero ibi binini ntibitera ubugumba, kuko ibinini ni na byiza, kuko nk'uko twabibonye hari abantu bafite urujijo nk'uko ibi binini bitera kanseri. Oya, ahubwo ibi binini biza ku isonga mu gushishikarizwa kubikoresha, kuko usanga bigabanya hari icyo twita ovarian cancer cyangwa se kanseri y'uturerananga. Rero ibi binini rwose bigabanya amahirwe yo kuba warwara kanseri. Rero ahangaha ikindi kintu tugomba gusobanurirwa kurushaho, nk'uko twabibonye ko ibi binini biri mu bwoko bubiri, ari ibinini by'umusemburo umwe cyangwa se biriya tuzi ku izina rya microlite cyangwa se mini pills cyangwa se progestin only pills, ndetse hakabaho n'ibinini bya oral combined pills cyangwa se bino bigizwe n'imisemburo ibiri. Rero bifite itandukaniro rikomeye, kuko usanga bino by'umusemburo umwe bihabwa ababyeyi bonsa, cyangwa se yego bihabwa ababyeyi bonsa cyane cyane kuva ku kwezi kumwe cyangwa se kuva umwana avutse kugeza ku mezi 6. Ababyeyi bari muri iki gihe cyangwa se bari muri iki cyiciro cyo kuva umwana avutse kugeza ku mezi 6 bahabwa ibinini by'umusemburo umwe. Rero impamvu nuko iyi progestin cyangwa se uyu musemburo umwe uba muri ibi binini ufasha ababyeyi kubona amashereka. Rero iyo bishutse bagakoresha ibi binini by'imisemburo ibiri, bino bigizwe na progestin and estrogen, ibi binini bituma umubyeyi abura amashereka, ugasanga ugize urujijo cyangwa se urabikoresheje utabisobanuriwe, ugasanga ufashe ibi by'imisemburo ibiri kandi wonsa, rwose izere ko uzabura amashereka, ugasanga umwana agize ikibazo cy'igwingira. Rero aba ari ngombwa kubisobanurirwa mukamenya itandukaniro ryabyo. Rero
hari abantu benshi nanone batubajije ngo ese iyo urekeye gukoresha ibi binini urongera ugasama bisanzwe? Yego, iyo urekeye aha gukoresha ibi binini urongera ukagaruka muri bwa buryo busanzwe, imisemburo y'umubiri wawe irongera ikaba normal, noneho gusama bikaba bikoroheye. Tumaze gusobanukirwa rero abashobora gukoresha ibi binini aba ari bo tubonye ko ari ibyiciro bibiri, cyangwa se abantu bari eligible kuba bakoresha ibi binini by'ubwoko bubiri. Rero ndakeka nta kibazo musigaranye, ubaye wagize ikibazo wacyandika muri comment tukabasha gusobanurirwa, cyangwa se niba hari inyunganizi nabyo wabyandika, cyangwa se niba hari icyo wifuza ko tuzakuganiriraho mu gihe kizaza nabyo wabitubwira. Rero twishimira kubagezaho ibiganiro binyura aha kuri Olivier, kandi turabikunda iyo tubonye ibiganiro byacu birebwa n'abantu benshi, kuko nyine tuba twumva ko ibintu dukora bifitiye akamaro sosiyete, bifitiye akamaro umuryango, bifitiye akamaro ababyeyi n'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange. Rero mujye mwibuka gukora subscribe, nyamuneka mukande kukazogera ibiganiro byacu bitazajya bibacika. Ikindi mujye mwibuka gukanda like cyangwa se gukunda ibiganiro byacu. Ikindi mujye mwibuka gusangiza inshuti zanyu, ababyeyi banyu, urubyiruko aya makuru mwabonye, ndetse kandi niba hari ikintu mwungukiye muri iki kiganiro mujye mwibuka kudusangiza natwe. Rero murakoze, nk'uko mumaze kubimenyera, nge twabanye uyu munsi ndi umujene, nitwa Janvier, niga ibijyanye n'ubuzima rero muri kaminuza y'u Rwanda. Murakoze, mukomeze kugira ubuzima bwiza, mbibutsa ko kumenya amakuru ku buzima bwanyu ari ingenzi ndetse ari n'uburenganzira bwanyu. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima bwiza.